nitwa Gihozo. Imyaka 2 ishize nahuye n'ubumuga bwo kutabona. Igihe nari nkeneye mama kwamba iruhande, ahubwo nibwo arushaho kugenda nyanga, kandi sinzi icyo nziza. Mana, bana nanjye muri iyi si y'umwijima. Kuntunguza urugendo we ntabwo biba biri kunshimisha. Urajya wongera ntiborere se? Amafaranga bakenewe se ariko kugenda gutyo ntabwo bisa. None wajya mugenze nte? Ntabwo nibaza ko ari akazi kanyu gukira tabaha agaciro ngo bazabateguze reka bakabimba nibura nk'ukwezi kose ubyitegura. Erega urabona bariya abantu akenshi bakunda kwimproviza cyane. Ubwo ziba ari za request ziba zaratanzwe kera bakaziryamisha igihe cyagera nyine twumva babidutuyeho gutyo. Gusa ndatekereza ko wibuka neza ko Gihozo afite rendez-vous. Ya rendez-vous rero ugomba kuyitaho, uramushobora kugera njye ntaye nagaruka. Ubwo rero ubikore nk'ibyawe. Kandi ikindi cyane umakora buri kimwe cyose kitazagaragariza Gihozo ko utari mama we. Ndakwinginze buri kimwe cyose rero uzagikore nk'uwikorera. Niba ari ikintu kimbabaza mu buzima ni uburyo buri gihe ugomba uhora unyibutsa ko Gihozo atari umwana wanjye. Siko mu by'ukuri urebye ubona ntamufata nk'umwana wanjye. Umufata nk'umwana wawe nibyo, ariko burya uyu munsi n'ejo biratandukanye. Niko nta kintu ugeze utegura cyo gufata? Na breakfast wateguye? Sheri. Nabiteguye. Wabiteguye biriheze? Ndacyari kubitegura ntibiraboneka sheri. Wabiteguye uracyari kubitegura? Ndacyari kubitegura ntabwo biraboneka. Ariko umuntu azakugira ate? Ubona ufite umutwe wakora? Birabura gake sheri. Birabura gake izi saha kubera ko nta mwana uba uri hano. Mbese ibintu byose ukora uko ubishaka, kandi ubu habaye hari umwana wakaba biteguye kare. Ariko se sheri, ikibazo n'umwana koko? Hanyuma niba nta kibazo atari umwana kuki utabyara ngumbe? Ubundi igihe tumaranye twakabaye nta mwana dufite ujya kwiga. Igihe tumaranye twakabaye dufite umwana ujya kwiga. Ako se sheri, uratinyuka ukanyibutsa ngo rendez-vous ya Gihozo. Uzi ko ku mutima wanjye niyo njyamye ndi kubitekereza, ariko ngewe nanjye Gihozo nakira bura buhumye bizanshimisha sheri. Gihozo n'umwana wanjye namureza ari uruhinja, nkanumva mufitiye amaranga mutima. Gihozo ndamukunda. Kuki buri gihe uhora ubinyibutsa no kuvuga ngo aho ugiye kugenda ufite impungenge ngo ntabwo nitaye ku mwana wawe? Chérie, je sais bien. Ibyo bintu ntabwo biba binshimishije. Nzi ko wamufashe neza. Yagize ari umwana muto cyane, ibyo yamukoreye byose ndabyapreciate cyane kandi anabigushimira. Ndakwinginze rero ukomeze muri iyo nzira, kandi bivuze ko utabikoze gusa tugomba guhora twibukiranye rega, sibyo? Ndabyibuka cyane ndanabitekereza, gusa ndi gusaba Imana yo mu ijuru yumva gusenga kwanjye ngo umwana wanjye Gihozo yongera abone amaso yagaruke, Gihozo aba umwana muzima. Niba ari ikintu kimpangayikishije gusa simbizi niba nzabigushyiramo ngo uzabyumve. Hamwe na buri gihe uhora ufite amakenga, abantu baravuga ngo na nyina wundi uriya mwana simbizi. Reka nkubwize ukuri, Gihozo ngewe numva ndutira na Kariza nikuriye mu nda yanjye. Umwana witonda ugira urukundo, uziko rero n'umwana unyegera ko akaruta umwana wanjye nabyaye sheri. Nshaka abantu bose n'abana ntabwo yaruta Kariza nanone kuri ngewe, kuko niwe mwana unyubaha.
uko byagenda kose agomba gukira. Azakira ndabyizeye cyane. Hari impamvu byabaye kuko byose biri mu mugambi w'Imana. So reka ngende rero ndabona amasaha mfashe. Njyewe nzarusha. I know. Gusa ngisoza mission nta handi hantu nzanyura. Leta ntege yihuza cyane. Sheri uzagenda hari ahantu hagume wenyine gusa. Nzaba ndi bize mu kazi. Reka nkubaze ikintu kimwe. Niba gutegura ibya mu gitondo byatinzeho gakeya, ikibazo nuko ari uko nta mwana uhari. None bitinda ukora iki? Ko byakabaye bitinda umbwira uti wenda nandi kumutegura ajya ku ishuri. Bitinda ukora iki? Sheri, iyo hajemo ikibazo cy'umwana mba numva habura iki ngo umume, habura iki ngo umubyare. Mba numva uri kumena sape. Ntako ntagera muri runo rugo ngo nibombarike nifate neza nitware neza, ariko ikibazo iyo kibaye hito mbwira ikibazo cy'umwana. Ariko ntabikubwira ushaka mbwira iyihe ndirimbo? Ushaka mbwira iki? Umugore uri mu rugo atabyara yakabaye undi asohoka muri urwo rugo. Ese Sheri, niba wenda nshimye yuko ntabyara, twazagiye kwa muganga tukareba ikibazo gihari. Wazagiye ngewe ufite ikibazo cyangwa ari wowe? Wazagiye se ngewe ndajya kwipima, ndajya kwa muganga kubaza iki ko ngenzi neza ko mbyara. Ngenda bizi ndabyara, ngenda njya kwa muganga kubaza iki? Uzagenda ujyeyo? Siko nanjye ntegereza icyo mpaye, uragira ngo nkore iki koko Sheri? Utekereza icyo nguhaye? Ese ubu niba utabyara ushaka nzaguha ubyara kandi utabyara? Ngiye ndabizi neza nta kintu ngomba kujya kwisuzumisha, ndabizi neza mu muryango w'iwacu twese turabyara. Sibyo? We niba ushaka uzagenda ujye kwa muganga cyangwa ubundi nta n'impamvu yo kujya kwa muganga rega ikibazo nawe ubukizi. Ubu se wowe ntubizi waba ubyara ukaba utabizi? Reka nzajye kwa muganga basi, ariko amahoro ahinde. Nta mwanya wo kuruhuka. Ndakwinjiza ntugazigera utatura urukundo rwawe. Umurasheri. Akugicira uko namukunda. Imyaka tumaranye n'imyinshi urabizi, uransobanukiwe. Sheri, I love you. Ndakunda cyane. Ndakunda Sheri. Nta muntu ujya kukirebamo nk'uko bimeze ntacyo. Hanyuma se ni byose biri ku murongo. Mashine zo tuzakoresha iziriyo. Cyangwa ya mashine iyi ntego nayo yitwaye ntacyo. Ngira ngo iri muri salo. Iri muri salo. So Chérie? C'est chez nous qui sont connus. Oh. Erega nta mpamvu yo kuvunika amata. Ndebe ko hari icyo bitanga. Amahoro ahinde. Wakabaye usohoka ubundi ukigendera. Ukitaye. Ese solution ni ukunyirukana Sheri? Rega. Solution ni ukugenda. Ariko reka nkubaze, agaciro k'umugore mu rugo urakazi. Niba utakazi uzabaza abanyagusenge cyangwa baza bakuru. Ihangane wicare basi nkuzanire icyo kurya. Nicare njye kwicara ku meza ntegereza ibyo kurya uboshye, umugezi utegereje imodoka ku cyapa. Ako Sheri n'ubundi wari ufite amahane. Ariko nari mfite amahane. Ushaka kumbwira. Nari mfite amahane ashingiye ku kiwateguye ibyo gufata mu gitondo hanyuma ngira amahane. Ubu ngiye kugenda ntafite inzara. Ubusa ndabasha gukora akazi. Biri hafi kuboneka. Biyafu wari ufite n'ubundi kumbwira ibyo byutse umbwira. Ntacyo niba nakubwiye cyiza wanumvise wagenda ubyite. Oya Sheri wigenda. Ariko Sheri biki? Wigenda mbabarira. Ariko urashaka nzakubaka ngukubite ibyo ushaka? Sina kurwana bigiye kuza nuko. Nibiba ngombwa nabyo bizabaho. Nibiba ngombwa. Nako nijye udashaka none.
ikibazo ntabwo ari umwana ubwenge nawe ubyiteho nk'umuntu ase ubwo sheri ko kuragiye naguteguriye ugiye nta kintu ufashe nyine nawe ubiye ndakambaza ngo umwana ntabwo ari no kumamagara wenda reka murebe Gihozo si wowe cyangwa ukanana mbwira ndakumva kukananwa wabaye iki se papa uraza ukankangurana no kunsuhuza ukanyakiriza ibibazo meze gute se meze neza wowe urimva ute nanjye meze neza kuzindukiye hano se nanjye kureba uje kundeba yego kubera iki se papa muri iki gitondo kiba kimira ngo kirenda kugenda cyenda kugenda hano abakiriya barenze iyo babura imari hejuru y'iki kigo nacyo Allo? Yego Jiribe. Ugeze he? Ariko wabaye ute? Ngiye nakubwiye ko iyo mari ikenewe. Abakiriya barabikeneye. Twari twumvikanye ko uzagenda aha kuwa mbere. None dore tugeze kuwa gatatu. Waraga ibyo ngiye ushaka kubyumva. Urambwiye ngo ikamyo ngo yagize ikibazo ngo ageze mu nzira ngo mazutu ngo irashira, mazutu ishirite. Guta ubundi umuntu aguha tanka yuzuri full tanka, warangiza amara kugenda ibirometero 200 ukavuga ngo sasi ngo mazutu ngo ishize. Oya ibyo ntabwo ushaka kubyumva. Uramvugiramo? Ko bidasanzwe bibaho. Byabaye kuko nakubwiye ngo ihute noneho. Ariko ntugakina n'amafaranga. Niba umuntu akubwiye ngo ibintu birakenewe, wagombaga kwiranja ibishoboka byose ukabikora cyangwa se ukabinsaba niba ntibikenewe. Ariko bikagera inaha kugiye. Umukobwa wanjye singomba kukwitaho ni inshingano zanjye. Narimenyereye ko duhurira ku meza mu gitondo. Nubuhoro se? Nta kibazo. Kukananwa wabaye iki? Ejo nyine nari ndi hano njyenyine. Biba ngombwa nyine ko ngomba kujya kwifasha. Ngiye kubwirira ngo kuri esikariye ndi kuzamuka. Ngo? Ariko nta kibazo ni akantu gatoya. Muganga yavuze ko nta kibazo. Abandi bari bagiye. Kariza yarari he? Mama yarari he? Mama yaragiye ahantu nyine biba ngombwa ko Kariza ari we umutwara. Bagusiga wenyine kandi bazi ikibazo ufite? Nyine urumva Anita yari ari hano
ariko namusabye ko yanzanira amazi kandi amazi yari yashize. Yarumva igihe yari agiye ku muhanda numva ndakubwe. Gapara utuntu nanjye nakwifasha bitabaye ngombwa ko bamoraho. Nibyo ariko bagomba kuba hafi. Ibyo wakwifasha ni ibyaha mu cyumba wenda. Hagusohoka kurenza umuryango ntabwo ufite kwijyana. Okay. Sawa. Ko nyine ntuhangayike nagakomere gatoya nagize. Kaba gatoya kaba na kanini ibigomba kumuhangayikisha. Erega abakire baba bikeneye ibyo bintu ukomeza kumbwira ngo nihangane ngo ihangane boss wasa ngo iki ibyo se birashoboka ariko ubundi imbere ugitangira akazi ko gakoraga neza waragendaga ukazira ku gihe none ubu iyo utarengejeho iminsi 3 urenzaho iminsi 4 ubundi kuva i Kigali ujya Dar es Salaam harimo urugendo rungana iki iminsi irimo ntuyizi igihe kirimo ntukizi kujya no kugaruka oya ntabwo ari ukurakara nawe yushyira muri logique ntabwo ibyo bintu bishoboka niba nkubwiye ngo ibintu birakenewe cyane wagombaga kwiranja ukagenda ugapakira ugahita ugaruka toka nurenze uyu munsi utahageze uraza uhita utaha mujye mwubaha akazi cucu gusa undi aho utaniye n'uyu mugore uri hano ntuhangayike kazahita gakira. Ndaza kubitekerezaho ibyo nta kibazo. Gihozo rero umbaje impamvu nkuzendukiye nanjye gusezeraho ngiye muri mission intunguye kandi ni mission nshobora gutindamo ntabwo nzigiye nzagarukira. Ntabwo uzigiye uzagarukira? Yego nshobora gutinda cyangwa nkanabanguka byose birashoboka. None se papa ndakumva Gihozo. Uzagaruka mbere ya randevu twari dufite kwa muganga? Ntabwo namenya neza birashoboka kimwe nuko bitanashoboka nkaza nyuma yayo. Gusa ntugire ikibazo mama warahari azabikurikirana kandi azabikurikirana nkuko nanjye nakabikurikirana. Kubera iki humura Gihozo humura ibintu bizagenda sawa ndabizi neza sibyo bibabara. Nari mbyizeye ko ibintu bizagenda neza kubera ko numvaga mufite iruhande rwanjye. Use papa kubise ko ari we mbaraga zanjye. N'iriya saja ariko nari nyifitiye icyizere kubera ko numvaga tuzaba turi kumwe. Mama warahari sibyo? Mama warahari azabikora nk'inshingano z'umubyeyi urumva kandi nanjye bazabikora turimo tuvugana ntugire ikibazo sibyo? Ndagukunda Gihozo.
karame papa. ndagukunda mfura yanjye. Papa nanjye ndagukunda. Gusa ntuzatindeyo. Bizaterwa n'akazi kandi nimba ari ibintu bizatinda nzabibabwira numve ko bashobora kundekura. Ariko sinanywa ku bandi Rwanda byizeye ko bizagenda neza sibyo. Nzavugana na muganga azaba hari ku bwawe ndetse no ku bwanjye. Hamwe na mama byose bizashoboka sibyo. Ukomere. I love you my daughter. I love you too dad. Kandi ndagusengera. Bito. Sorry kagenda. Usigara amahoro. Kandi ufite icyizere kuzakira. Ukongera ukareba. Urabyumva. Byose ni ukubera Imana. Papa nawe ugire amahoro kandi Imana izakurinde. Nzajya nkuvugisha kenshi. Sawa papa. And good luck. Thank you, my daughter. Gusa noneho ko ugiye kuko mbaye uwande, ko ari wowe nabaga nishingikirijeho. Hari igihe umbaza amagambo, wambaza ukomerewe, papa nkabura ikintu nagusubiza, kubera ko imisaraba yanjye yose ni wowe nyikoreza. Gusa papa mfite intimba ku mutima, nanjye ubwanjye ntazi uburyo nagusobanurira. Mpora nibaza niba kuko ari mama wambyaye. Nkumva nabikubaza gusa nkabona naba nkongereye ibibazo n'agahinda nawe ubwawe. Mfite ihurizo ku mutima nawe ubwawe, ntazi neza ko ushobora kunsobanurira. Kuko buryo uriya nita mama amfata bintera gushidikanya. Gusa mana, marayika wampaye ngo ndeberere aragiye aransize. Ahangaha nahawe mana, niwe ugomba kuntabara. Kuki umwana yabaye kuriya ntimubimbwire? Ni gute musiga umwana wenyine mu nzu kugera ubwo yivana mu cyumba akajyana kuri wese? Umuzi ikibazo afite? Yakubise akananwa hasi? Urumva atari nkwiye kubibaza? Sheri, byanandinzeho pe. Mu by'ukuri buri gihe ndyo ndi mu kukubwira. Kuki buri gihe umbaza ikibazo cyabaye kuri wa mwana nkaho wagira ngo cyabaye hari nta gitego cyane igenda kimukoze. None nabaza nde wundi Sheri? Nabaza nde wundi ko ari mutubana hano? Ariko n'ibyago yagize ni kira kibazo ababuye nacyo. Erega Sheri ndatirimuka yigiye nanjye mba mfite ahantu ngomba kujya. Rero ngo yagiye kuri toilette arangije akubita asitara ku kintu yikubita hasi. Nese kuko biriya nabyo ni ikibazo koko. Nanibagiye kubikubwira. Kuko ntukajya uhangayikishwa n'umwana, wacu Sheri. Mba mwitayeho uriya mwana ndamukunda pe. Bamwiteho ni ibyago ni biba bije nyine bitunguranye. Gusa yarabaye kuko ari no kurira. None mubwiye ko ngiye. Ntukajya umbeshya. Urambwiye ngo yagiye usanze asinziriye. Turavugana namukangwe turavugana. Ntabone kujya namuvugishije. Gusa nese yari kurira ariko avuga ko ngenda mugusha. Oya ntabwo ari we yambwiye ariko bigaragara ko afite agahinda. Afite agahinda nyine yaguye ariko tujye tuvugisha ukuri. Niba aguye akaba ari ibyago agize ubwo nabyo gukubira nabyo mbibazwe. Okay. Sheri nawe ntukajye mundemerera pe. Uriya mwana kuki ushaka nta nabyo mbabarira n'ukuri. Ako siyo nkayo ntago bayigaburira abantu borora mu kiraro mu bundi hano mu mujyi borora bati. Ibi nabyo retuke kwisubiramo kabihindura. Aha. Nararahiye ngo ntago bazigera bazijyana. Cyo ni ikibazo cy'umuriye quartier. Gusa ndagiye. Umwana mumwiteho. Irara ndevu ndakwingize Sheri, ndakwingize kujya kubinyibutsa. Ndevu ndayizi. Ikibazo cy'umwana siko Sheri. Okay. Nta kibazo suti ati nta kibazo. So musigara amahoro.
Shari. Shariza. Bigenze gute se kandi mama? Ese wamenye ko swe yagiye? Yagiye hehe? Ku buryo agenda atansezeye ahubwo. Agusezeza kwitayeho. Ntabwo akwitayeho ahubwo none se ngo ariko mbaza ngo Gihozo ari hehe ngo njye kumusezera abaragiye mu cyumba Gihozo kandi noneho ikibazo si cyo cya Gihozo yero araje ngo ayimagura mwana abayicaye ko reka mbabaza ubundi bisuye ndebye abona ndigiki ndi umuyaya waririya shyano ndigiki ngo cya gipfuka afite ku ngo handi yaguyera ngo ni gutagwa ngo gutegomba ntamwitayeho ngiye mbwiza ukuri ngiye zashobora iby'ururugo ngiye no kwita kuri zira mumyi bundi yamujyanye aho bakiriza abo ibyo bintu wese yajya akamwitaho si umwana wiwe ako mama wa disi waragonge cya cyana ntabwo nkishaka sundi wewe wagize ikintu ukora ngiye icyo nkora kikize kono n'ubu ngubu inshingano ngo ariko ngomba kumuvuza kibaye impumyi umva nk'imyaka ahubwo nk'itandatu cyangwa 5 nk'itandatu kandi no condition iso yavuze ngo azasanga ari kureba yambwiye ngumva ngo wa mudogiteri ngo mukurikirane ubu nono ndakubwiza ukuri nitwibeshya gataha atareba nugo hambira amabinga twese dusubira iwacu ahubwo sinareba ko ubwo nabyo ari ibibazo nareba gusa nazareba Ninde ukomanga? Ni karibu. Wow, very serious. Akanga kugira ngo mwinjize umuntu no kubanza gusaba ikibari. Ni karibu. Don't touch my back. Wicara hano. Ni karibu. Numva ukuntu ububaza ngo ninde ukomanga uba wumva se ku manywa ari nduje kukwicira mu nzu kuryo utamuha karibu utabajije. Ibaze ko noneho buriya Scott mama nicyo kintu nkeneye nawe wundi uriya nashaka azapfe tunamushyingura ibya papa se yigukanga iramanuka se nawe wayiteye iriga byaguteye stress ntabwo byanteye stress ahubwo ubwabyo ni stress kuko ntabwo numva ntabwo ndi gukurura ibintu ngo mbyumve kubera ko kigiye ibyo ngibyo wenda byawe na Scott sindanabizi Scott wowe wizute niba gukunda umva mama ndabizi arankunda erega ikibazo ni rirashyano sundi mama kimeze gutaho cyakomeretse wagiye ukamureba yewe cyagavaga nk'ubuganwa cya isuri gashishuka wenda Scott nkabona kacyanga amasa akunda ntarora neza namenye yavuyemo yamukunda ubwo none ushyigikiye ndese ubu ngubu ako mama nawe Scott ubona atankunda se wowe bijyanye n'urukundo rwawe na Scott ni ikintu ugomba kurwanira urukundo mama ugomba kunshyigikira nawe ugomba kunshyigikira nawe akankunda okay mbese ngiye kumureba Musaza wanjye arahari. Nose kugira ngo utange karibu hano muri iyi nzu bisaba ikibari. Nonese berise kuko urakomanze bwa mbere sinabyumvise. Ubwo nishyize ko nkomanze kabiri ubwa mbere utabyumvise. Nashushe nk'ubyikanga. Numva ndabaza nise ninde ukomanga numva urongeye. Wumva gasa ari umwana umenye ibintu ra. Umwana utagira. Abashyitsi se ko ntabamenye. Ariko ukora mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka. Uri ndetse muri urugo kugira bakwibwira. Niwe mudugudu wikaritse se ku buryo nkwibaruzaho. Tubakiriza iki se?
ubona ufite igiseke watwakiriye ako mbese ni ikihe kibazo ushobora kuvuga utabanjeho titire ukambwira koko ndumva si ngombwa ngo ushyireho n'amatitire kugira byumvikane neza yuko ndi beriseri wawe ndabizi ntabwo nabyibagiwe ubona byibura iyo uri kumbwira ngo beriseri umwisengeneza wawe araryamye vuga buhoro utamukangura mbese narinda kukubwira ngo uvuge buhoro ko nturi gusakuza ahubwo vuga ngo ntawe nsakuriza ako si gusa hari ikindi kibazo ahari nakosheje iki wamwumvishe surabona ukabona uyu nguyu afite ubwenge ntunasubizanye nawe kuko ndabona wagira ngo ubwenge abuhagazeho cyangwa arabwicarira. Ese undi musaza wanjye ni gute saa sita batari ahangaha? Ntabwo aragera. Karibu. Yego ye. Umeze gute? Iyo urerera kuza se. Inshuro reba telefone wayirebye inshuro nezamagayeho. Wensa uko cyamagaza umuntu utabaje kugira ngo uratewe. Ongera amagara. Kubizo se niba ntari ntewe. Muri kuki utajya bataye ngo uzumfasha tugana urugamba rurangire. Se sinje nyine mbwira undi se bigeze ugira mukobwa. Bigeze kuramerwa mwisa. Abo karakubonye. Era kutaza gusubira mu cyaro. Nanjye nkaza nkukurikira tukasubira guhinga. Mu makari. Urambye gusubira mu cyaro kubera iki? Nje ntabwo nshobora gusubira mu cyaro turangije gahunda yanjye nawe. Uko twabitangiye bigomba kurangira. None se yagiye Yagiye South Africa. Ariko none amazi si yayandi. Ubesiza kizo kondisiyo. Ngo umukobwa we agomba kuvurwa yasize yatirandevu rukumva ngo agomba kuvurwa ngo azagaruka ari amaso ye abona. Urabiseka kandi ngiye icyo ndi kubona ahubwo mbwirizwa kumukunda. Ngomba kumukunda ngo tukazagendera no munsi y'amategeko ye. Ariko ni gute ubana n'umuntu utabona w'impumyi? Ukananirwa gufata gahunda yose ngo uyishyire ku murongo birangire. Yagiye South Africa. Wahageze ngaho nyine bivuga ko iyo umuntu agomba kubana nawe akabishyira ku murongo. None se nta kuntu twashyiraho abantu bakamwica kugira ngo bitazabarwa kuri njye nawe? Wakajya gute? Bakamwica. Kababari. Bruno, twumvikane ndacyakeneye kubaho kandi nkabaho neza. Ibintu byo kujya gutungwa n'ibigori oya iyo sije ukeneye kubaho neza. None ukeneye kubaho bakuzutaguza gutya bagucisha ngo umwana utanafite n'ubushobozi bwo kubona. Bruno, nkeneye amahoro kuko umugabo uri hano aranzengereje sinzi ngo ibyikubisa hasi byacitse iminwa ngo niba ndabibaza sinzi ngo nkeneye amahoro pe nkeneye amahoro. Ubwo niyo mahoro ukeneye? Ntabwo ari nyine kuri none ntabwo amahoro ari kwica. Aho ko sisi hari abantu bundi bashinzwe ibintu byo kwica ntibinatubarweho. Twe tugashora amafaranga ibintu byose uvuga no ibintu byose uvuga mu bintu byo kwica. Iyo ntuzi yose jiri. Okay. Ngaho indi gahunda ihari. Ko sondi naho ngaho nanjye yabagaruka ku cyariko yabaje gukora iki tuvugishije ukuri. Iyo yagize amahirwe akagera hari hanze akabona umuhugisha umuhakeya aba yibagijeho uku kuzimu mbona ko ari ukuzimu. Ikuzimu se ni hano mu rugo cyangwa ikuzimu ni ngewe? Kibazo byisubiza. Erega reka nkubwire. Kanange nkubahe ngo hetike nk'iyo wampaye niko berse. Niki kigira umuntu umugore mu rugo? Nukwambara neza, amaribaya, inzobe nziza itamuye, rouge à lèvres ku munwa. Ibyo bikugira umugore. Nise mwagira ngo mbe nsa nabi. Urasa neza se ngo bitumarire iki? Ari mu mafaranga ya musaza wawe niyo arimo abyimbiramo. Ubona byiburi yaba wasaga nabi kubera ko umwana wa muteruye afite icyondo.
ugasa nabi kubera ko wagaburiraga umwana ibiryo bikagutakaraho urasa neza ngo bitumarire iki ariko ubundi reka nkubaze wazanywe muri famiye yacu wazanywe no guca umuryango ubu kuba ntarasama nicyo kibazo cyabahangayikishije uri kumva atari ikibazo uciye ahugarutsa ndi kukubaza urumva atari ari ikibazo musaza aranateganya ko azasama ariko arasama urabona atarabaye inshuro ayo data Imana irihangana mbese niwo utanga urubyaro ntago ari njye urutanga mbese uvuga gute ko ubona ntasama iyo rwanze uremera bibaye nka byandi byo muri Bibiliya uzasama ku myaka 90 nk'iya Sara turindire bande yego cyokore Imana ikwiriye kundengera kuko uru rugo narugo n'umushyitsi winjiye tugomba kubikora byanze bikunze ibiki dukora nyine rega ikibazo cyawe urimo uravanga mama kare ntabwo mfite gusubira mu cyaro njyewe ehe uzi rero amafaranga kugira ngo aboneke no kugira ngo turangize aferi yacu bifite hano rero mu gihe iriya mpumyi igiye kuzabona dufite akaga gakomeye rega urimo urashaka urimo uranyereka ikibazo gihe kenda kizi ahubwo mbwira igisubizo nicyo ngicyo ni ukugira ngo ave mu nzira arava mu nzira nyine kandi mbona kwereka inzira ifatika dufate amafaranga tuyashore aferi irangire okay ndabona murajya kure ntabwo ushaka ko dukorera ngo maraso mu biki uvuga amaraso urumva akantu gato cyane gato kanzonyo maraso panga ibindi okay basize hano muri iyi nzu hano mufitemo feneriga yikize ko nta kibazo mfite cy'ibitotsi nawe waje meze neza neza cyane subona uri umukobwa uje n'ubereye ibintu byose ese nawe uracyarakaye mama mbonye cyasinziranye agahinda insepfu cyifashe amapfubyi uriya muntu ntabwo azakira okay Chana. Listen. Arasinziriye. Shaka ishuka mwereka icyo dukora. Shaka ishuka mwereka icyo dukora. Dufite kukivana hano tukagishyira mu shuka, tukajya kugita mu yindi ntara. Ku buryo kizabyuka gisanga kiri ahandi hantu, nikibona ntabwo kizamenya ukuntu bimeze. Kive hano, mama reka kive hano. Ntabwo nyishaka nanjye mbabarira mama tukivana ahubwo anko niwe uvuga ibintu bya nyabyo mama wowe uri kuvuga ngo papa ngo yakubwiye ngo umurwaze ngakire reka tukivana n'undi ntabwo kireba nukuri nose yabimenya shakira ishuka saje wende cyane Ninde